kuki kuko mu rubyiruko rw'ubu ngubu ese mu by'ukuri kuki urubyiruko rw'ubu ngubu rudashidurwa cyangwa mu yandi rudashiturwa n'amahirwe ari mu buhinzi? Mu by'ukuri rero sasa ubukungu bw'igihugu cyangwa bw'ibihugu byinshi birumvikana muri Afrika bushingiye cyane cyane ku buhinzi. Ni inkingi ikomeye kuko uretse nyine gutanga akazi ku bantu benshi bunarangira nyine uruhare cyangwa bunagira uruhare runini mu musaruro mbumbe w'igihugu byinshi ku mugabane. Sasa by'ukuri rero kugeza ubu ngubu urwego rw'ubuhinzi n'urwego amuzifatiye nyine runini ubukungu bw'u Rwanda, kuko nko mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka rwari rwihariye 25% by'umusaruro mbumbe. Sasa mu gihe rero mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka rukana rwatanze akazi muri kuri 39.6% by'abanyarwanda bakoraga bose. Mu by'ukuri rero ikibabaje ariko urubyiruko rwinshi ntirukozwa ubuhinzi, kandi mu bihugu byinshi usanga ari bo benshi kandi bafite imbaraga zabyazwa umusaruro. Mu by'ukuri ibyavuye mu mwibarurisha cyangwa mu mwibarura rusange ryabaye 2022 bigaragaza ko umubare nyine w'urubyiruko rufite umunsi y'imyaka 30 kugeza kuri 65.3% by'abatuye nyine igihugu bose birumvikana. Sasa by'ukuri rero wo bita Dr. Mary Olaochu ni umukozi mu muryango uharanira ukwihaza nyine mu biribwa mu guharanira imibereho myiza y'abahinzi bato muri Afrika birumvikana. Niyo bitawoni Sasaka wa Africa Association. Mu by'ukuri rero yagaragaje ko kuba nyine urubyiruko rubona nta terambere mu buhinzi, ababukora nyine batagira nyine kure mu kwikura nyine mu bukene biri mu bituma nyine babikura cyangwa se bazibukira nyine kubwekeza. Mu yandi magambo yaragize ati babona ko nyine abahinzi cyangwa se bahora nyine kuba nyine bahora nyine ku zuba ryinshi, ukuntu bavanamo nyine inyungu nkeya cyane, uko nyine bambara imyenda ishaje. Mu yandi magambo rero iyo si yo shusho nyine umusore cyangwa se umukobwa ukiri muto aba akwiye kwibona mu. Sasa mu by'ukuri rero uyu mugabo yahamije ko ibi ari ibyo bituma nyine abakiri bato benshi berekeza nyine amaso mu mijyi bakajya nyine gushakishiriza ubuzima mu mijyi. Sasa mu by'ukuri bita Dr. Mary bimvikana yatangaje ko nyine birumvikana hakwiye nyine kongerwamo nyine birumvikana udushya mu buhinzi bw'imikore cyangwa se bw'ibikoreshwa by'ikoranabuhanga n'izindi gahunda zishobora kureshya urubyiruko kuyoboka kugira ngo nyine ingamba birumvikana kugira ngo imbaraga zarwo zibyazwe umusaruro. Yaravuze ko rero nko muri Sasaka wa birumvikana African Association yitwa Sasaka wa African Association hategurwa nyine imishinga y'ubuhinzi itanga inyungu za kanya, ikaba rero ireba cyane cyane ibyiciro by'urubyiruko n'abagore. Sasa mu by'ukuri rero aha rero nyine birumvikana bahabwa amahirwe yo kwinjira mu buhinzi nk'ubw'indabo n'imboga, aho nyine babasha nyine kubona amafaranga ku buryo bwihuse. Ikindi rero kandi ngo nuko hari gahunda zo guhamagarira nyine urubyiruko kwimakaza ikoranabuhanga, aho nyine ruhabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo nyine rujye rutanga serivisi ku buhinzi birumvikana, kandi birumvikana zikazishyurirwa. Sasa by'ukuri iyi serivisi zirimo gutanga amakuru, kubona nyine inyongeramusaruro byoroshye ndetse no kubona amasoko. Sasa ikindi ni ugushyiraho nyine gahunda zo kugeza nyine ku rubyiruko imashini zikora imirimo itandukanye mu bihugu nyine birumvikana ikoreramo. Sasa by'ukuri izi mashini zirimo nyine nk'izitonora cyangwa se izisya nyine imyaka. Sasa ibi bifasha nyine abakiri bato nyine kubona imirimo idasaba nyine kuva mu cyaro bakajya nyine gushaka akazi mu mijyi. Ikindi rero mu mpera z'umwaka ushize birumvikana Minisitiri w'Ubuhinzi w'Ubworozi Dr. Musafiri birumvikana yagaragaje ko gushimangira cyangwa se mu by'ukuri yabwize gushishikariza nyine urubyiruko kwinjiza mu buhinzi ari ingenzi muri iki gihe. Nyine abahinzi bagiriwemo abakora ubuhinzi buciritse ndetse birumvikana bakagira ute bakabasha bakagenda bakagenda bigira ute ndetse bakagenda bigira. Sasa mu by'ukuri rero
Ibi byose rero bikaba bivuga ko u Rwanda rwatangiye nyine kubyaza umusaruro abanyeshuri barangije muri kaminuza yigisha ubuhinzi ubuhanga bubungabunga ibidukikije. Mu by'ukuri rero sasa bikaba hari icyerekezo nyine hari kizera ko nyine bizazana impinduka mu rwego, dore ko nyine abayibingiremo cyangwa abirangirizamo nyine benshi aribo urubyiruko. Yemwe n'abashimira rero.